muhaye ikaze kandi subscribe kuri YouTube ya Menya Studio. Nawe utari wayikanda aka niko kanya ngo ube wayikanda. Nimba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nuvuga ngo rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakorera amafaranga kuri no application twihuse. Ni application yitwa PlatPay. Urandikamo PlatPay muri Play Store yawe, nurangiza urayishyiramo. Kuyifungura urayitwa nanditse ngo wivugogo, uraza ukandeho, amara gukandaho uhitemo email. Kwibutsa ko hano hari ibintu itakora utabifite cyangwa ntugomba gufungura account irenze imwe, ntago ugomba gukoresha VPN, ntago ugomba gukora account irenze imwe, byo nabivuze. Uvuga ngo rero urahita ukanabivuga hano wivugogo, urakoramo account imwe kuko barakora verification ya face yawe y'isura yawe kugira ngo babe baguha ku mafaranga. Nurangiza urakanda hano handitse continue, kandeho urabushyizemo email yawe ukoreshamo imwe. Uvuga ngo hano handitse age ni imyaka ufite, niyo uraza ugashyiramo hano muri female, hano muri gender urashyiramo female cyangwa nyine biraterwa n'igitsina icyo aricyo uricyo. Urabona hano bari kutwereka ko dufite 0. Ngiye kwerekana noneho uburyo ugiye guhita ubona bonus yihuse y'ako kanya. Nta kindi, uraza scrolling ujya hano hasi, abona hano uraba wamanje gukanda hano hirya kuri kano ka nyuma, cyeka ko akabonye akako hirya, uze ujyana cyane ngo enter referral code, wandikemo HDVKJE. Nurangiza nta kindi urakora submit. Urahita ukora, nurangiza kubyandika urahita ukora submit. Nkibutsa gukora subscribe nyamuneka kugira ngo video iyo ari yose nzakira hanze izajye ubasha kuba wahita uyibona. Urebe nimara gukanda submit, coin 500 successful, anako zisizi hagera ku kanya. Iyi code rero niyo irabasha kuba yagufasha kugira ngo uhite ubona izi coin zingana gutya. Nta kindi ugiye gukora, tugiye kurebera hamwe uburyo noneho muri no video ndaza kwerekana uburyo uraza kuyabikuza. Hano noneho ni byose ndaza kubibereka. Agiye kwerekana uburyo warebaho video ukabona amafaranga. Ukanda kariya kantu ka mbere, tukanda hano handitse hari ikirogo cy'iki video. Ukimara kuhakanda video irahita itangira loading mu masegonda make, then nurangiza ukande bikuramo nyine birangije. Urabona ise yongeraho iki view ya coin 20. Giye kwereka ubundi buryo noneho nabwo ushobora kuba wakoreraho amafaranga bikarangira ugize coin usabwe. Uraza ukana kuri kino kibaro cya kabiri gikurikiyeho, ukande wemerere, nurangiza ukande permission user access. Ino buto urayemeza, irahita iza igufungukira imeze gutya, uyitwanda okay. Nta kindi, telefone yawe irahita yijyanaho, nibyanga urongera umere nk'ukandaho, uyitwanda okay, urakanda okay, tegerezeho. Nibutsa gukora subscribe kuko bizajya bigufasha kuba wajya ubona update z'utuntu n'utundi, bizajya bigufasha. Ubona ko bahise batujyana muri application tugiye kuba ubundi buryo nyine bahita batujyana, baraduha application twe turayifata tuyidownloading, tumara kuyidownloading bahita baduha izindi coin. Uraza ushakemo nyine ifite amacoin menshi. Zino application zose uzidownloadinze niko ubona amacoin. Reba nk'iyi ngiyi, iyo uyidownloadinze bahita baduha amacoin 400. Nta kindi rero tugiye gukora, tugiye kwana handitse play, tuanza twongeye dukana hano handitse play, bana kwirodinga. Nta kindi, irahita yijyana Play Store automatically, nirangiza ihite yidownloadinga. Muri cyagira biri kwidownloadinga
urabona ko bahise batujyana Play Store, dukanda download. Ni ukuvuga ngo rero aya mafaranga aba arimo ukuntu kwinshi wayakorera. Nitujya kugera ku musozi ndaza kubereka process zose uburyo wagiye wakoreramo byihuse cyane, byihuse. Application yacu urabona ko iri kwiyesitara, irarangiye. Urakanda open, batubwiye ngo turayikoresha iminota 3. Ugomba kuyikoreraho ikintu iminota 3 uri no kuyifungura. Uramara kuyifungura urakanda nayo imere nk'uyifungura, nayo n'ubwoko bwa zino. Nayo urayishyiramo, ushyiremo account nayo nk'uko twashyize miriya. Biraterwa na application washatse, hari turafungura nyine bitewe n'izo baguhaye. Okay, yarangiye tumaze kubishyiramo. Urabona ko duse tugira coin 920 za 400 bahise baziduha. Nta kindi noneho tugiye kureba uburyo turaza kuyabikuza. Urabona hano abari izindi application nazo ushatse wazikora, ahubwo twebwe reka turekeye zino. Noneho tugiye kureba uburyo dushobora kuba twabikuza amafaranga yacu akaza kutugeraho kuri telefone. Hari uburyo bubiri noneho rero. Hari uburyo amafaranga yawe akugeraho kuri telefone cyangwa akakugeraho kuri PayPal. Urabona hano uraza ukanda hano hirya, hano hanyuma hano hahera, uraza ukanda hano hanyuma hahera. Nurangiza nimba ushaka aza akuyizaho kuri telefone, ariko ubu buryo araza aze hehe kuri, urabona ko ari top up. Aya ngaya hano banditse araza akakugeraho kuri telefoni kuri Mitiyu. Nabura ko ari nko kuri Mitiyu. Hano uraza ukande hano, ubu buryo buraza kuba bwakugeza akakugezaho ari kuri Mitiyu. Urashyiramo nimero none wagize ukande check, nurangiza uze ushyireho amafaranga. Nda tweka duhitemo 130, biraza kudutwara coin 900. Hano hari ikindi kintu nicyo nababwira ngo face verification. Ukimara gukanda top up barahita bakubwira ngo start. Ubwo nyine ugiye kuverifya isura yawe barebe hano nagomba gukuraho account irenze imwe. Ukuraho account imwe, nurangiza araverifya isura yawe nyine. Nimara kuyiverifya then noneho bahita bakwemerera amafaranga yawe ahita kugeraho. Twebwe isura yacu twayiverifiye, noneho then uratwanda confirm agree. Hano bari kukubwira nyine ukareba kuzuza kugira nyine ibyo wari wasabye. Hano ko biri gukorwa then successful. Katuze turebe kuri telefone yacu ko amafaranga amaje kutugeraho. Kuri mfite agafone ka gatushi gatoya ko tugiye kureberaho. Urabona ko SMS yamaje kugeraho. Noneho weho wakoresheje PayPal, nawe urashyiramo PayPal araje. Ndakeka wakabonyeho ka PayPal nubwo nakavuzeho, amafaranga yako nawe arahita akugeraho. Aka application karakora neza. Noneho nzaza mbereka ngo izindi application zikora nkayo, noneho nazo ziba zitanga amafaranga neza ku buryo wazikoresha ari